rwose umuco uri murangiga ahubwo nabo bonye rwose tata iwe mu ngofero beki bifaranga muze ayo mafaranga urayazi ndagaswe ayo mafaranga ye kubakisha abantu bakiri iwe muze yora amafaranga yawe ayo mafaranga urayazi ibi bifaranga uri kubibona gari bidolari muze abanyamadolari iwe nawe yakwambara ngenda gufasha muze ndagufasha nawe yakwambura ndagufasha ni ibihumbi hafi 30 by'amadolari ndagufasha tujye kuyavunjisha dore ngaya mwabantu mwe ndagufasha tujye kuyavunjisha noneho yego nawe yakujyana humura ndagufasha tujye kuyavunjisha hanyuma ugire akira amafaranga yawe mutaza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza we wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikona ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu Manzi y'Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadunda tubana mu bice bigiye bitandukanye bagerezaho amakuru agiye atandukanye ndi kumwe n'umusaza hano turi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Nyirangarama akagari sinkibuka n'umudugudu ngira ngo umusaza we arabimenya kuko ari umuturage waho hanyuma umusaza ati ko nabonye ufasha abantu bagiye batandukanye ntago waza ukamfasha mu gikorwa kigiye kumbaho kano kanya ati se ntise igikorwa kigiye kubaho ni ikihe arangije ati rero ngewe navuganye n'umukecuru w'umuganga ambwira ko uyu munsi araza kunkorera ibitangaza atari ko hari ibitangaza yankoreye mbere yangaruriye imitungo abana bantwaye agira gute ubu ibintu byinshi cyane araza kubibibwira nawe mu byumve muze tubahaye ikaze kuva mbere imitungo yanjye abo bana banje barayinyambuye barayirya nsigara aho ngaho gusa ntagira gifasha ahubwo ngize Imana ntabona nkaho ukamfasha ntabwo biba byoroshye muze ufite imyaka ingahe mfite imyaka 80 amazina Yohana Bizuru imyaka 80 urumva arakuze ndakomeza mufasha kugira ngo namwe mubashe kumva story ye uko bimeze ati abana bampuguje imitungo barayimaze ariko bamaye kumpuguza imitungo naje kubona nimero ku kiganiro mwakoze ndayihamagara imitungo yanjye barayinsubiza atari ko kano kanya baje kunyemerera ko bampa amafaranga nkaza kubaka mu mitungo bamaye siko wansobanuriye ngize Imana nkayabona nta kubaka nkabonaho ntaha none harya wambwiye ko watanze angahe byagenze bite kugira ngo babe bari buze kuguhereza yari kwanza mbere bakikugarurira imitungo watanze angahe yango ni 240 ntabwo biba byoroshye watanze 240 bakugarurira imitungo yawe none ubu ngubu kugira ngo bakuzamurire impano ubwo watanze angahe ubu sigira ngo sibyo abasaza amagenda nakibuka byibuka disi turaza kubaza muganga tudatinze rero niba wenda wamuhamagara cyangwa se byagenda gute wamuhamagara hanyuma cyangwa se ukambwira nkamuguhamagarira kuko nanjye maze gufata nimero ye ko ndi kubona ntari buze kukugora reka nkubwire mumpamagarire mushimire kuko wakoze mumuhamagarire n'abantu mwe nimero n'ubundi nsanzwe nyihamagarira mfasha abantu mbahamagarira ariko n'ubusanzwe
nari nyifite ariko muzehe yayimpaye, kamuhamagare twumve. Twumve. Nakuzamurira amafaranga urishima gute? ndaba nishimye rwose, byiza cyane. Uko naho ngeze icyo ari cyo cyose nakibona rwose, ngasaza neza. Ugasaza neza rwose iciyemo. Katwumve. Biba byoroshye. Umusaza ati rwose nimbona amafaranga ndishima ko icyo mba nshaka cyose ndaba nkibonye. Nk'abantu mwe. Alo? Muze yakira muvugane. Niko ye muraho. Aho neza muzehe. Yego, ni amahoro namwe? Ni amahoro, turakomeye. Natwe turaho dutyo nuko. Yego, harya ni wowe twari twavuganye nimufashe uyu munsi? Biba byiza rero iyo umbwiye ugahita umbwira ukansobanurira nkamenya ibyo ari byo. Uko ibyo ari byo se ko nakubwiye imitungo bayindiyeho bakaba barabirangije ndaho niho gusa. Ngize Imana nabona ubufasha. Ntabwo byoroshye muga. Uyu ni wa musaza ngo waramufashije imitungo urayimusubiza, bari barayimuriye barayimumazeho, ariko ngo yaguhaye 240 hari niko adusobanuriye, urayimugarurira. Ariko ngo nyuma muza kuvugana ko uri buze kuba wamuha umutungo wo kugira ngo yubake mu mitungo wamusubije abona aho ataha. Niko abwiye abanyarwanda badukurikiye. Ariko ngo harayo wamuciye nayo ngo arayaguhereza. Kano kanya rero aragira ngo umufashe umuzamurira ayo mafaranga yubake abona aho ataha. Ni umusaza w'imyaka 80 rwose, ntabwo abasha kuba yasobanukirwa, yibagirwa vuba rwose. Yego. Ibyo nari namusabye gukora byose yarabyubahirije nk'umusaza uzi n'icyo ashaka. Yego. Rero nari namusabye ko yatanga 300,000 byo gukora iki? Byo kuzamura kuba namuzamurira umutungo kugira ngo abashe kubaka. Yego. Hanyuma mubwira ko nzamuzamurira miliyoni hafi 30. Yego. Ubwo rero igihe cyari iki ngiki kugira ngo mbe nabimukorera nawe abashe kubaka, aba ahantu heza, abone n'amasaziro. Murakoze cyane. Hanyuma mu gusubiza umubwira ibyo ategura se cyangwa byaba byiza nta kibazo mumaye. Aba mukoze ngize Imana nkabona aya mafaranga rwose, ubwo nawe kubaka bakanyubakira kuko mbanyatanganya afite. Ubwo nasazira heza. Birumvikana. Kandi natwe ntabwo twakwanga kugufasha gusazira ahantu heza, biba bigaragara neza. Oya, murakoze cyane. Arakora iki nyakubahwa muganga? Ikintu agiye gukora byaba byiza umumaye nkabimubwira. Aragufite, ari kukumva niba ufite telefone. Noneho muzehe Karame. Ikintu agiye gukora, ugiye gufata ingofero wambaye, ndimo kubibona ko wambaye ingofero. Yego. Hanyuma ukuramo irambike hasi. Nabyumva. Ikuremo n'irambike hasi, kuramo ikiri hasi. Igaramye ntabwo uri buyubike. Ntabwo uyubika, kuramo ikiri hasi. Urayigarika. Ndayigarika. Numara kuyigarika, urarambikaho ibiganza byawe byombi. Rambikaho ibiganza. Birambikaho uvuga uti twishimiye kwakira umutungo babyeyi. Rwose twishimiye kwakira umutungo muduhaye. Twishimiye kwakira umutungo babyeyi. Urabisubiramo inshuro 3. Ngo twishimiye kwakira umutungo babyeyi inshuro 3. Twishimiye kwakira umutungo muduhaye babyeyi. Ongera. Twishimiye kwakira umutungo muduhaye babyeyi. Aka kanya ukimara kuvuga ibyo nakubwiye ntabwo uri kubona umutungo kuri kukubyiga koko. Oya, ndabyishimiye rwose, umutungo uri murambyiga ahubwo nabo bonye rwose. Mu ngofero. Beki bifaranga. Muze aya mafaranga urayazi? Ndagaswe. Aya mafaranga ngiye kubakisha abantu bake. Muze yura amafaranga yawe. Aya mafaranga urayazi? Ibi bifaranga uri kubibona ko ari $1 muze. Abanyamadolari.
muze ubutinira butaha muga mu ngofero ye hazamutse ibifaranga bimubyiga koko nk'uko mwabivugaga by'amadolari. yego rwose ibyo muhaye ibi bintu uko mubikoze mu ngofero yego ibi bintu ngo ni amamiliyoni n'amamiliyoni uko biri kose ni ibihumbi birenga 30 by'amadolari ni amamiliyoni hafi 40 z'amanyarwanda. Ibi bintu mumukoreye ko mumuhaye amadolari ari umusaza arabasha kuyavunjisha bikunde amafaranga wayo buryo alo yego mbwira nababwiye amafaranga wayabonye ntiwabura uburyo yakoresha nta nubwo abana be bamubereye ibirumbo bakamubwira abana atifuzaga ariko ntabwo yabura umufasha kuba nanjye ndahari ndabizi ndaza kumufasha kuyavunjisha hanyuma yego none nyakubahwa ntago navuga ntimubikoze mute kuko ni mu ngofero mwokagira imana mwibye birandenze ko muhisemo guhindurira umusaza nk'uyu nguyu ubuzima. Abantu bose mubahindurira ubuzima bigakunda, igikoresho cyose baba bafite bigakunda. ntabwo umwana utugannye ari umuntu mukuru ndetse n'utishoboye uwo ari we wese yaba ashaje yaba ari ingimbi yaba ari umwangavu ntabwo tujya turobanura. Ntabwo murobanura. Hanyuma ndagira ngo yego byinshi bitangaza byinshi murabikora, indwara murazivura mwarabitubwiye nyinshi zigiye zitandukanye, ibicuri n'ibiki byose turabikora ntabwo watugana ngo usubire yamara amazi. Urakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo mutubwire nimero abantu wenda hari ubamenye bwa mbere gutya ariko nta nimero zanyu azi, ndagira ngo muzivuge kuko muzehe ntiyabashije kuzivuga kubera ko yibagirwa vuba. Ni musaza ukuze imyaka 80 burya umusaza iyo akuze burya ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Ndagira ngo mutubwire izo nimero bababonaho. 079 079 87 87 29 070. Muratwemerera izi nimero tuze kuzishyira ku iki kiganiro abantu bazirebeho babavugisha mubafashe? Nta kibazo rwose waba ubagiriye neza kuko hari abagize ibibazo babifite bitandukanye babuze ubafasha. Muzehe bika amafaranga yawe tunaganira umbwira wishimye ute kuba ubonye ibintu bimeze bite? Ndishimye ndanezerewe kuko mbonye uko nzasaza neza. Uko zasaza neza. Aya mafaranga si ubwa mbere uyabonye, aracyarimo ntaho yagiye, aracyarimo mu ngofero. Bika amafaranga yawe wambara ingofero yawe neza utuje. Mbega ibifaranga ndagaswingeye ibifaranga koko bagiye babimpa buri munsi uziko ahubwo nuko azaza kuyanyamba nawe yakwambara ndagufasha muzehe ndagufasha nawe yakwambura ndagufasha. ni ibihumbi hafi 30 by'amadolari ndagufasha tujye kuyavunjisha. Dore ngaya mwabantu mwe ndagufasha tujye kuyavunjisha noneho yego nawe yakujyana humura ndagufasha tujye kuyavunjisha hanyuma ugire akira amafaranga yawe mutaza kubona ko nayatwaye. Rero muzehe ati uze kumfasha batayanyambura ndamufasha rero tujye kuyavunjisha ubone amanyarwanda wubake ubone aho uba. Niki wabwira abantu badukurikiye babonye ibintu bitangaza? Ahubwo nababwira ko bagomba kuba bashaka nk'aho iyo nzira bakayiyoboka rwose bakabafasha bakabona abantu bazima bakabona amasaziro y'ubukire bagakira bikagenda neza. Kuko imbaraga zimaze gushira ugize Imana ubona bagufasha bakakuzamura bakaguha icyo ushaka kuko wowe utabishoboye. Urakoze cyane. Murakoze kandi nabo murakoze cyane ku bitangaza mubonye bitoroshye namwe ntibyoroshye. Ingofero ye ivuyemo amafaranga. Umusaza ukuze imyaka 80 burya ariko gusaza ni mu mutwe burya niko bavuga, ariko umusaza ukuze burya ni nk'inzu y'ibitabo ihiye baribagirwa bagira gute byinshi murabyiboneye. Gusa ndabashimiye cyane ko mudahwema kudukurikira. Nimero y'uyu muganga turayishyira kuri screen mumuvugishe abafashe ibintu bigende neza. Akoze ibitangaza ahinduriye umusaza ubuzima, yamugaruriye imitungo bari baramutwaye.
yego bari barariye yarayimugaruriye, ubu ngubu amuhaye amasaziro, murabyiboneye n'amafaranga aracyayafite ntaho yayashyize, ngiye kumufasha kujya kuyavunjisha. Manzi y'Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sadoni.